Dore inzozi ebyiri udakwiye kwirengagiza mu buzima bwawe. Izi nzozi nuzirota ujye ushimana bitewe nuko ibikweretse izi nzozi shaka yuko umenye ikigiye kukubaho mu buzima ndetse umenye n'icyo ukwiye gukora. Reka dukomeze inzozi za mbere, ariko mbere ko tuzitangira ngiye mwumva ni Mr Alex ubaye utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Lava TV Show hano hejuru, wabucikana n'urusono burebure bw'inzozi tugenda tubagezaho umunsi kundi. Reka tanye n'inzozi za mbere. Inzozi za mbere, kurota urimo gutashya, utashya inkwi. Inzozi nuzirota ujye umenya ko hari ikintu cyiza. Ndetse izi n'inzozi za mbere tugiye gusobanura. Kuri turimo gutashya n'ikintu gisobanuye gusenga. Imana ibiguciye amasiri ikurembuza ikubwira uti senga hari ikintu cyiza nshaka gukora mu buzima bwawe. Muri make n'urota uri gutashya ujye umenya ko ari umugisha Imana igiye kugwa ariko iri kugusaba gusenga. Kuko imigisha ukwije yose ntago ibifitiwe uburinzi yuko uzayimarana igihe kirekire, ariko iyo ubayishije gusenga mbere yuko imigisha yawe iza iraza ikamara igihe kirekire karamba. Reka dukomeze inzozi za kabiri. Kurota uri guhinga. Nanone nabwo n'urota uri guhinga ujye umenya ko ari isiri Imana ibiguciriye. Imana ibikubwiye ngo senga hari ikintu nshaka gukura mu buzima bwawe. Wenda hari urupfu rukuri imbere, wenda hari ibibazo bikuri imbere ishaka kugukuriraho. Muri make n'urota uri guhinga ujye umenya ko hari ikintu kibi gishaka kwataka Satani yarakoyeje Imana ishaka gukuriraho. Ngiye mwumvaga ni Mr Alex kandi akora gusaba kari munsi y'agafoto uramurikanye umunsi kundi. See you around. Kundi sobanura nzabagezaho undi munsi ukurikiyeho. Wibuke gukora follow.